uko biri kose buriya miranye ndaza kumuha indirimbo nyuma tumaze kumva ijambo ry'Imana. Reka nemerere mushumba tambuke mu byubahiro bye Imana yamuhaye kugira ngo uyu mwanya twumve icyo Imana ivugana natwe. Haleluya, amen, haleluya. Aho twari kumwe nimugoroba twababwiye impamvu y'ibi biterane. Turi mu giterane gifite intego ivuga ngo data twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ibyo ukunda bikorwe mu Rwanda nk'uko bikorwa mu ijuru. Ni igiterane twatangiranye n'itariki ya 31 z'ukwezi kwa 12. Turakomeje tujya tugera igihe tugapozinga cyangwa tukarukaho gatoya, ariko tugakomeza kubera ko ubutasi bwo mu isi y'umwuka butwereka ko aya mezi turimo ari amezi agoranye cyane mu myizerere no mu bundi buryo budasanzwe. Haleluya. Nta kimana izakora itabanje kumenyesha intore zayo, intumwa n'abahanuzi. Nta kimana izakora itabanje kutumenyesha. Amen. Rero mu isi y'umwuka tubona ko uku kwezi kwa gatatu, ukwezi kwa kane, ukwezi kwa gatanu, ukwezi kwa gatandatu, kwa karindwi n'ukwa munani ni amezi akomeye cyane mu isi y'umwuka ku banyamasengesho. Abafite impano cyangwa se Imana yatumye kuza gukora umurimo wayo mu mpano zayo zirimo ubuhanuzi, n'abafite impano zo kuba ari abanyamasengesho binginga Imana cyane kugira ngo ibahishurire icyo ishaka gukora. Yesu nashimwe cyane. Ariko uko byamera kose birangira Imana yacu ibendera ryayo rizamuwe mu izina rya Yesu. Nge nawe ngenda umugabo w'ingabo za Kristo mu isi y'umwuka mu izina rya Yesu, kandi nawe uri umusirikari wa Yesu aho utuye. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana ritubwira mu bwoko bwa Matayo ibice byaho ni 14, ibice 7 umurongo wa 14 haratubwira ngo muri umucyo w'isi. Amina. Mbwira mugenzi we ngo uri umucyo w'isi. Ntabwo uri umucyo w'umudugudu wawe gusa, ntabwo uri umucyo w'urugo rwawe rwonyine, ahubwo uri umucyo w'isi. Isi yose ikwiriye kureba wayimurikiye mu izina. Mubwire ngo wikwisuzugura. Ariko iyakuzanye muri iyi si yakwanditseho ijambo rikomeye, iravuga ngo uri umucyo w'isi. Nukuvuga ngo isi nijya mu mwijima azaba ari uburangare bwawe, kandi Imana izabikubaza. Mumbwire ngo Imana izabikubaza. Isi nijya mu mwijima igacura umwijima, kandi wowe uri umucyo w'isi, Imana izabikubaza. Izabikubaza wa mukobwa we, izabikubaza wa musore we, izabikubaza wa mugabo we. Umva, ntabwo ari iby'abashumba, ntabwo ari iby'abapasiteri, ntabwo ari iby'abahanuzi, ahubwo ijambo riravuga ngo muri umucyo w'isi. Ongera ubwire ngo uri umucyo w'isi. Mumbarize ngo noneho utuye barabona cyangwa hari umwijima? Haleluya. Aho utuye barabona, babona se utacanye? Halo, halo, muri umucyo w'isi. Amina. Twicaye umwanya munini muhaguruke, ntabwo ndi butinde umunsi, ndabwiza akanya gatoya, ariko reka turamye Imana muri kano kanya mu izina rya Yesu. Ntiranye yegera inangaye. Mu isi cyangwa mu ijuru ninde wasa nawe? Mu isi cyangwa mu ijuru amavi yose apfukame, Mana ushirwe hejuru, amavi yose apfukame, Mana ushirwe hejuru. Ninde wasa nawe? Mu isi cyangwa mu ijuru ninde wasa nawe? Mu isi cyangwa mu ijuru amavi yose apfukame, Mana ushirwe hejuru, amavi yose apfukame, Mana ushirwe hejuru. Ninde wasa nawe? Mana y'Aburahamu. Ninde wasa nawe? Mana ya
ushyirwe hejuru ninde wasa nawe mu isi cyangwa mu ijuru ninde wasa nawe mu isi cyangwa mu ijuru amavi yose apfukame ushyirwe hejuru amavi yose apfukame ushyirwe hejuru n'atabakomeye mu minsi aza gupfukamira mana yawe abiza amashuri bose bazapfukama ninde wasa nawe isi cyangwa hejuru ninde wasa nawe isi cyangwa hejuru turakubashe tuguhaye icyubahiro kuri iki gicamunsi cyane mugoroba ntawe uhwanye nawe mu isi cyangwa mu ijuru abakomeye bose bazagupfukamira twabonye abakire bapfa baragenda baribagirana twabonye abakomeye bagiye bibagirana ariko wowe izina ryawe rihoraho iteka ryose wahozeho uriho kandi uzahoraho ntawe usa nawe mana ya Aburahamu na Isaka na Isirayeli ntawe uhwanye nawe mwami Imana yera wabambye ijuru uri wenyine intoki zawe nizo zabumbye ubutaka mu butaka ubumbamo umwana w'umuntu umuzana muri iyi si mwami ngo ayitegekane nawe reka ubwami bwawe buze muri kino gihugu cyacu cy'u Rwanda mbaraga z'umwuka wera zikora ibintu bidasanzwe mu izina rya Yesu rifite imbaraga imigambi y'abadayimoni ndayiburizamo inama z'ikuzimu ndaziburizamo gukora k'umwanzi ndakuburizamo mu izina rya Yesu rifite imbaraga ijambo ryawe rirambwira mwami wanjye ngo ndi intorezo yawe urwanisha ni njyewe uzavuna
uzagurisha ifarashi n'uyigenderaho. Hari amafarashi yarahagurutse ikuzimu, hari amafarashi avuye iburengerazuba bw'isi, hari amafarashi avuye mu bihugu by'abazungu. Ayo ngayo yaje kurwanya abera bawe, ayo ngayo yaje kuzimya itabaza ryawe. Ariko ijambo riravuze ngo turi umucyo w'isi, n'abazungu bazabona umucyo wawe uvuye kuri twe. Mu izina rya Yesu rifite imbaraga, kuko ijambo ryawe ari rizima, ijambo ryawe rifite imbaraga, ijambo ryawe rirarema, ijambo ryawe rirabohora, ijambo ryawe rirakiza, ijambo ryawe Yesu, ijambo ryawe. Reka muri kano kanya icyo waritumye ari cyo risohoza mu izina rya Yesu. Amen. Komera Imana amashyi cyane. Imana yacu ni nziza, ntawuhwanye n'Imana, ntawasa nayo. Nababwiye nimugora ngo turimo gutegura igiterane gikomeye cyane, kandi mu izina rya Yesu kizabaho. Haleluya. Tuzi neza ko duteguye igiterane kizatwara byibura cyangwa se kizicaza abantu batazaca hasi y'ibihumbi 5, kuko hateganijwe kuzaba dufite byibura amahema 10. Buri hema rishobora kuba ryakwicaza abantu 150 byibura bakeya, ndetse cyangwa tukabona iryicaza abantu 300. Ibyo n'abantu byibura ibihumbi 3 ubwo bazaba bahagaze batarimo. Ariko byibura muri icyo giterane mu izina rya Yesu Imana izigaragaza. Imana yavuganye nanjye ko izigaragaza kandi ko izakora ibikomeye. Reka mbabwire, ntabwo byoroshye kwemerwa iwanyu. Haleluya. Bamwe baragemera, abandi bakampinga, abandi bakajomba, abandi bakora ibyo bashoboye. Ariko reka mbabwize ukuri, iyi Imana yampamagaye, igihe cyayo kirageze kugira ngo ikore ku mugaragaro. Igihe cyayo kirageze kugira ngo hagire ibyo yarema, hagire ibyo yakora, hagire ubuhamya yahindura mu izina rya Yesu. Ni ukuri, ntabwo ari njye witoranije. Mu mugambi wanjye sinanabishakaga, ko niba hari ikintu nakundaga urwagwa. Nawe arajye Yesu arareba asanga ikizagira umumaro ari uko yankura mu rwagwa. Nawe arajye akamvunjira, akampa impano zo gukora umurimo w'Imana, zo gutabara abantu b'Imana, zo gutabara ubwoko bw'Imana. Nizo mpagaze uyu munsi. Ibihe ngezemo muri kino gihe, njye Imana yabimbwiye 2011 aho twateranye mu gitondo nabibabwiye. Ubwo nari mfite ku rusengero iwanjye mu rugo deje, niho cyari kiryo abashyitsi nari mfite, bari abashyitsi b'abazungu. Nibo abazungu banyuma bansuye, barimo Umudage n'Umunyamerika. Bari baje iwanjye nabakiriye, mbakira njye ndi mu masengesho, barabatekera neza bararya. Noneho bagiye gusenga gutaha, umugabo umwe abwira mugenzi we ngo niwe ugiye gusenga. Umudage niwe basenze, asenga muri mirwego rw'Ikidage, arangije yuzura umwuka, atangira kuvuga za ndimi z'inyongezo. Abazizi bwe murazizi. Amaze kuvuga indimi z'inyongezo, ntangira kumva ibyo ari kuvuga ibyo ari byo, ariko nanjye nkumva ni kubyumva ariko simbisobanukirwe. Mera nka ya nkoni ihuye na Konoriyo. Noneho ntangiye kumwumva neza mu isi y'umwuka, atangira kusobanura mu Kidage, yashyira mu Kidage, uwo bari kumwe akabivuga mu Gifaransa, wundi yabishyira mu Gifaransa, uri nawe akabivuga mu Kinyarwanda. Imana yavuga ngo reka mbabwire, nibyo ngiye kubabwira umunsi, ariko ntabwo byanzanye uyu munsi. Arambwira ngo wa mugabo we, ngo ugiye kuzanyura mu gihe gikomeye, ngo abantu benshi bazakwanga, ngo abandi bazagufataho ijambo, ngo kuko Imana izaba yagutanze, ngo ariko uzakomere, ngo uzagera n'igihe uzashaka kwiyahura, ngo ariko Imana ntabwo izagutanga, ngo igihe uzaba umaze kongera kwibuka, Imana izagukoresha ibintu bikomeye, ngo ku buryo n'abazungu bazajya bava mu isi hanze baza kubaza ngo Imana yawe irimo kuvuga ngo iki. Reka mbabwire, igihe kirageze ngo baza kubaza uko Imana yacu irimo kuvuga. Amina. Kuri mwe ntimushobora kubyumva, nta nubwo aribyo byanzanye uyu munsi, ahubwo naje nakubabwira ngo dutangiye campaign yo kuzenguruka hirya no hino dukora umurariko wa kino giterane cyo kuramya no guhimbaza Imana. Tuzaba turi kumwe na Israel Mbongi, uburyo bamwakira ku gatuti agiye kuririmbira Imana. Ntabwo avuga ngo turaguha indirimbo 2 cyangwa turaguha 3. Baravuga ati kuva saa 5
n'igice kugera saa 7 n'igice turakira umuhanzi Mbonyi. Ubwo niba arahimbaza, niba arabyina, niba ibyo arakora uko Imana imuyobora nikabikora, we bamubarira amasaha ntabwo wabari iminota. Yesu ashimwe cyane. Nabonaga imirimo amaze iminsi ari gukora i Nairobi muri Kenya mu minsi mike, n'ubundi kandi ashobora kuba ari muri Australia, ariko twamaze kwemeranya ko nimara gutunganya ibyo ngomba gukora azaza mu izina rya Yesu. Ariko mbabwira ngo ntabwo namuhamagara mw'abantu 30 nabamukojeje isoni. Haleluya. Biransaba gushyiramo amafaranga, biransaba abaterankunga nkamwe, abazumva bakwiriye kunshyigikira nabo bazashyigikira mu izina rya Yesu, kuko Yesu wacu ni umwe. Abemera ko Yesu ari umwe bazavuga. Haleluya. Ntabwo ari igiterane cya Mbarimu n'umuryango we, ntabwo ari igiterane cya Christian Family Church, ni igiterane cy'abana b'Imana bose aho bava bakagera. Ari nayo mpamvu ejo nabwiye ngo twazanye envelope, amabahasha ku bantu bashobora gushyigikira icyiciro cya mbere cyacu. Tuzakodesha amahema nayibabwiye, tuzagura ibiti byo kubaka fences ku buryo umuntu aho azajya anyura nta kubyigana. Mwabonye byari bigiye kwa mu giterane cyo kwateba abantu barasunikanye, rero aha ngaho kizajya gifite security mu buryo bwose bushoboka mu izina rya Yesu. Ari nayo mpamvu nabwiye ngo tuzanagaba tokens cyangwa se amajeto udukarita. Buri muntu afite agakarita kariho nimero ya telefone n'amazina ye, ndavuga ngo bazaba baradushyigikiye. Azafite agakarita kariho nimero ya telefone n'amazina ye n'intebe ari bwicareho. Ni ukuvuga ngo uza wereka diakona hari hariya ngiye ikarita yanjye, amenye ko urajya mu ihema rya 5 ku ntebe ya 17, agutware akugezeyo. Ni haba hari uwahicaye ubwo yibwiriza mbeho. Yesu ashimwe cyane. Turashaka kuzagikora tukagitegura neza. Ibyo byose nababwiye ngo ntabwo nabikora njyenyine, nta n'umwanya mfite. Ariyo mpamvu rero ngo hari abantu bamwe bakeya nzahamagara, nzandikira invitation zanditse zisinye, mbahamagare mu nama yo kwiga kw'icyo giterane, nshyireho komite, nshyireho no admin ugishinzwe, uzajya umpa raporo gusa, njyewe njye gusenga no guhamagara Imana, kuko nzi neza ko muri icyo giterane Imana izakora ibintu mutigeze kubona n'amaso. Ibyo mwajyaga mwumva bikorwa n'abakozi b'Imana bakomeye, uwo munsi Imana izamanuka yikorera ubwayo mu izina rya Yesu. Twavuze ngo data twese iri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ibyo ukunda bikorwe mu Rwanda nk'uko bikorwa mu ijuru. Imana ni inyamahoro, mu cyambere yadusezaniye nuko izaduha amahoro mu izina rya Yesu. Dusome ijambo ry'Imana. Abarakenera bahasha hariya turazifite, bumva badushyigikira uko umwuka gushoboje. Bahasha nayo yanditseho iriho ikirangantego cy'itorero ryacu, iriho nimero zanjye za telefone, naho wandika amazina yawe, naho wandika nimero za telefone zawe, ku buryo natwe iyo tuyibonye duhita tumenya ko uwo muntu ari kumwe natwe mu cyiciro cya mbere. Badiyakoni barazifite, bazibahe mu izina rya Yesu. Uzagira ibindi bibazo azajya amamagara, nimero zanjye ziriho. Dusomere ubutumwa bwiza bwa Matayo, ibice ni 3 murongo wa 17. Matayo ibice 3 murongo wa 17. Reka dusome, soma mu izina rya Yesu. Ubwanditswe na Matayo igice ni icya 3 murongo wa 17. Yego. Maze ijwi rivugira mu ijuru riti, nguyu mwana wanjye nkunda nkamwishimira. Iryo ni ijambo ry'Imana. Amen. Uw'Imana ikunda kandi ikamwishimira. Haleluya. Amen. Iranamuhamya ikamuhamiriza. Haleluya. Amen. Uw'Imana ikunda kandi ikamwishimira, ubwayo iramuhamya, yamara no kumuhamya ikamuhamiriza mu izina rya Yesu. Uwo rero yaje mu isi kumenyesha abari mu isi ubutumwa bwiza kandi ko bacunguwe. Yohana 3:17 dusomere mu izina rya Yesu. Hera kuri 16. Ubutumwa bwiza bwa Yohana ibice 3:16 tugeze kuri 21. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Yohana igice ni icya 3 murongo 17 ugeze kuri 21.
kuko imana itatumye umwana wayo mu isi gucira abari mu isi kwiteka. hera kuri 16. kuko imana yakunze abari mu isi cyane, kuko imana yakunze abari mu isi cyane, yatumye itanga umwana wayo w'ikinege, yatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka, kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. mbwira mugenzi ngo icyazanye Yesu ni ukugira ngo utazarimbuka. Icyazanye Yesu ni ukugira ngo utazarimbuka. Kuko imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Mubwire ngo uri umunyabugingo, ariko Imana yaguteguriye ubugingo buhoraho. Soma 17. kuko imana itatumye umwana wayo mu isi gucira abari mu isi y'iteka, ntabwo yigeze ituma umwana wayo mu isi kuza kubaciraho iteka. Nanjye ijambo ryanzanye kuri uyu munsi ntabwo ari ukubaciraho iteka, ntabwo ari ukubacira urubanza, nta nubwo ari ukubagaya, nta nubwo ari ukubashoga, ahubwo naje kubabwira inkuru nziza y'agakiza. Komeza 18. ikaba 14 turawangiza. Yego. ahubwo yabikoreye kugira ngo abari mu isi bakizwe nawe. Imana yabikoreye kugira ngo abari mu isi bakizwe nawe. Mumbarize ngo wakiriye Yesu? Wakiriye Yesu? Icyatumye Imana yohereza umwana wayo mu isi kwari ukugira ngo abari mu isi bakizwe nawe. Mumbarize, mubaze umureba mu maso, wakiriye Yesu? Nta handi tubonera agakiza, nta handi tubonera amahoro, ni muri Yesu Kristo. None wowe uri ku isi, kandi nubwo uri ku isi nta Yesu ufite. Umuntu wese udafite Yesu, komeza 18. 18. Yego. umwizera ntacirwaho iteka, utamwizera amaze gucirwaho iteka. Umwizera ntabwo acirwaho iteka, ariko utamwizera we yamaze gucirwaho iteka. Umuntu wese utizera Yesu, mumbarize ngo uramwizera? Habura iki se kugira ngo umwizere? Mumbwire ngo umunsi wawe n'uyu nguyu. Amen. Amen. Haleluya. Komeza. kuko atizeye izina ry'umwana w'Imana w'ikinege. Kuko utizeye izina ry'umwana w'Imana w'ikinege, uwo ngo yamaze gucirwaho iteka. Haleluya. Amen. Dusomere ibice 12 umurongo wa 47 ugeze ku 50. Ubwo butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Yohana 12 umurongo waho 47. ariko umuntu nibuka amagambo yanjye ntayitondere, sijya umuciraho iteka. Umuntu niyumva amagambo y'Imana ntayitondere, ntabwo ari ngiye muciraho iteka. Uyu munsi nakuzaniye ijambo ngo uryumve, numara kuryumva uryitondere, ntabwo ari ngiye guciraho iteka, ahubwo nkuzaniye ijambo nasigiwe na Yesu, nawe ngo uryumve, kuko nuryumva nturyumvire wamaze gucirwaho iteka, nta n'icyo uzireguza. Niyo cyatumye Imana yaguhamagaye kuri uyu munsi, nawe ngo wumve ijambo, numara kumvira ijambo ufate umwanzuro, ureke gucirwaho iteka. Reka mbabwire, uko wavutse uri wenyine niko uzapfa uri wenyine. Amavi yose azapfukama, niko twaza turi kuririmba. Ayanjye napfukama azaba ari njye apfukamiye Imana, nawe uzapfukama. Na Papa w'i Roma nawe azapfukama, yewe n'ababambye Yesu nabo bazapfukama. Rero uyu munsi cyazanye ijambo ahangaha kuri uyu munsi, no muri iyi minsi nubwo turi gutegura igiterane gikomeye, ndabizi ko muri kiriya giterane nzihanisha abantu bwa mbere. Iki giterane nabwiwe n'Imana ko ngiye gutangira gukora ibiterane bikomeye byihanisha abantu bari hejuru y'igihumbi. Haleluya. Ariyo mpamvu iminsi iri imbere telefoni zanjye zose ngiye kuzikuraho, uzajya hamagara kumva yitabwe n'umudamu wanjye, ukumva ibyo ashaka kumbwira utabimubwira uzicecekere, ko niwe sekreteri wanjye uhoraho. Ni ukuvuga ngo ari mesaje idasanzwe, niwe uzajya umpamagara ambwira ati uyu muntu yarakeneye iki ngiki, nanjye ubwiye nti tugiye kubikora gutya. Ariko abantu bose muri iyi minsi ngiye kwinjira mu masengesho adasanzwe, kuko Imana yagomba kwigaragaza mu izina rya Yesu. Ntabwo yari izagaragara hatabonetse igitambo. Abatamwizeye baramaze gucirwaho iteka. Komeza ayo mirongo. Kuko ntazanywe no gucira abari mu isi y'iteka, ahubwo naje kubakiza. Ntabwo Imana yazanywe no gucira abantu iteka, yazanywe no kubakiza.
nanjye ntabwo naje kugucira urubanza, nta nubwo naje kukunaniza rwose, ahubwo nkuzaniye ijambo ry'Imana, nuryumva ukaryumvira urakira. Komeza. 48. Unyanga ntiyemera amagambo yanjye afite umuciraho iteka. Ijambo navuze niryo rizamuciraho iteka ku munsi w'imperuka. Ijambo ry'Imana rivugiye kuri uyu musozi niryo rizaguciraho iteka ku munsi w'imperuka, kuko wararyumvise. Filimi zazihagarara imbere yawe bakubwira ati intumwa Jandamuru yahagaze imbere yawe, akubwira ko ataje kuguciraho iteka, ahubwo ko akuzaniye Yesu nk'umwami n'umukiza ngo abohore ubuzima bwawe, akuvane muri karande, akuvane mu myaku, akuvane mu ibyo byose bikugendaho bikuzitiye. Reka mbabwire, urukundo rw'Imana ruba ku bakiranutsi rukabarinda. Yego, yego, urukundo rw'Imana ruba ku bakiranutsi kandi rukabarinda, ariko nanone uburakari bw'Imana buba ku banyabyaha kandi bukabarimbura. Mumbarize ngakuba kumvise. Urukundo rw'Imana ruba ku bakiranutsi kandi rukabarinda, uburakari bw'Imana nabwo buba ku banyabyaha kandi bukabarimbura. Mumbarize ngo waremeye kurimbuka cyangwa waremeye kuzahura ubugingo bw'iteka? Haleluya. Uyu munsi ntabwo naje guciraho iteka, naje kugira ngo ijambo ry'Imana rikwegere, nimara kukwegera rigufashe. Ibyaha nibyo bidutandukanya n'Imana, iyo bimaze kudutandukanya n'Imana bituma tubaho muri gereza, abantu bakabaho bafunze. Reka mbabwire, hambere nigeze ngira iyerekwa, mbona umwana ari gukinira muri gereza, impande ya gereza, yanataha agataha muri gereza, kandi yagera muri gereza imbere agakina, kuko abona ko nyine ari bwo buzima bwe. Yego, ntabwo yari azi ubuzima bwo hanze ya gereza, kuko nyine yamubyariye muri gereza, ubuzima bwose yari azi ni ubwa gereza. Yego rata, yego, nta bundi buzima yari azi ko iwabo ari muri gereza, kandi we nta cyaha yakoze cyagombaga kumushyira muri gereza. Nuko Imana yambwira ngo wamubonye, ndavuga ngo namubonye. Birambwira ngo abo ngabo rero, ngo nashatse kukwereka ko hari abantu bavukira mu byaha, bagakurira mu byaha, bakumva ko ari bwo buzima, ko hanze nta wundi buzima bubayo, ahubwo mu byaha ariho hari ubuzima. Umuntu akavukira mu byaha, agakurira mu byaha, akumva ubuzima ni ugukora ibyaha, nta kindi kintu cyiza gihari. Ariko urukundo rw'Imana ruri ku bakiranutsi kandi rukabarinda. Umujinya w'Imana uri ku banyabyaha kandi witeguye kubarimbura. Dusomye amagambo dusanga muri Samweli wa mbere ibice 5 umurongo wa mbere wa 6 n'uwa 7, dusomere mu izina rya Yesu. Samweli wa mbere ibice 5. Ndabwiriza kanya gato y'amahembiranye mu kanya rwose. Sindati wa mbere wa 5 wa 6 kugeza kwa 7. Abafilisitiya bari banyaze isanduku y'Imana, bayikura muri Ebenezeri, bayijyana kuri Ashidodi. Wa 6. Nuko rero ukuboko k'Uwiteka kwaremeraga abanyashidodi, ukuboko k'Uwiteka kwaremereraga abanyashidodi, nabo mu butware bwaho, arabarimbura. Uwiteka arabarimbura, abateza ibibyimba. Uwiteka amaze kubona ko abanyashidodi bamaze kwiba isanduku y'Uwiteka, yo yararetse barayijyana. Icyaha cyatumye abareka barayijyana, ariko amaze kubareka gutyo ukuboko kwe kurabaremerera, kumaze kubaremerera arabarimbura. Petero wa mbere umurongo wa 6. Urwa mbere rwa Petero cya 5 umurongo wa 6. Nuko mwicishe bugufi muri munsi y'ukuboko gukomeye kw'Imana. Mwicishe
kwicisha bugufi bibe munsi y'ukuboko gukomeye kw'Imana kugira ngo ibashyire hejuru, kugira ngo Imana ibashyire hejuru mu gihe gikwiriye. Mwige kwicisha bugufi muri munsi y'ukuboko gukomeye kw'Imana, Imana ibashyire hejuru. Hari ibintu nka bitatu Satani yakoresheje kugira ngo ateze uburiganya abana b'Imana. Yabateje ibyaha nka bitatu bikomeye kandi dutandukanya n'Imana. Ngiye kuvugaho mu kanya gatoya. Ndavuga ku businzi, vuga ubusambanyi, gutukana no gusebanya. Amen. Amen. Bibiliya tuvuga ngo vino n'umukobanyi, inzoga zirakubaganisha kandi ushukwa nazo ntagira ubwenge. Allo? Vino n'umukobanyi, inzoga zirakubaganisha, ushukwa nazo ntagira ubwenge. Wadusomerera hata muri Yesaya 5:11 ngo tumwe uko avuga. Umuhanuzi Yesaya igice cya 5 umurongo waho wa 11. Bazabonesha n'abazindurwa no kuvumba ibisindisha, bakaba ari cyo biririrwa, bakabirara inkera kugeza aho bibahindurira nk'abasazi. Bazabonesha n'abazindurwa no kuvumba ibisindisha, akaba ari byo biririrwa kugeza nk'aho bibahindura nk'abasazi. Mperutse guhura n'umugabo w'umunyacyubahiro, n'uyu munsi ndamwubaha. N'umwe rwose mu bantu biyubashye bagagobye kuba biri. Hari nk'aya masaha usanga yakuyemo ari kunyara mu muhanda. Umunyacyubahiro arakomeye. Amina. Ari kunyara rwose ukabona ntacyo mubwiye, yaninyariye ku mapantaro, arangije arongera arahanagura asubira muri bara. Bibiliya yavuze ngo bazabonesha n'abazindurwa no kuvumba ibisindisha, akaba ari byo birirwa kugeza aho bahindura nk'abasazi. Mumbarize ngo ubwo yari agifite ubwenge se? Yinyariye. Usomera Imigani 23 ibice 23 murongo 29 ugeze kwa 35 wihuse cyane. Imigani ibice 23 umurongo waho 29 ugeze kwa 33. Ninde ubonye ishyano? Ninde utaka? Ninde ufite intonganya? Ninde wiganyira? Ninde ufite inguma zitagira impamvu? Ninde utukuza amaso? Nabarara inkera, nabagenda bavumba inturire. Ntukarebe vino uko itukura, igihe ibirira mu gikombe ikamanuka neza, amaherezo iryana nk'inzoka igatema nk'imiri. Amaso yawe ukayahanga ku by'inzaduka, kandi umutima wawe ukavuga ibigora. Ninde ubonye ishyano? Ninde watukusha amaso? Ufite ibikomere bitagira impamvu. Nabarara inkera, nabagenda bavumba inturire. Allo? Yesu arashaka kugukiza ibyo byose byakuboshe. Namaze kwitegereza asanga hari abantu benshi banywa inzoga ariko atari bo ubwabo, ahubwo hari umwuka ubasunika muri ubwo businzi. Ibyo bigatuma Imana iba kure yabo. Ariko uyu munsi nkuzaniye ijambo kandi rikubohore mu izina rya Yesu. Nkuzaniye ijambo ngo kazengerezwa muryamye ku muringoti, ngo kavuga ngo bampondaguye, ngo ariko ntacyo mbaye, ngo ndakanguka ryari ngo nongere njye kuvumba. Babandi bavuga ngo zikizwa n'izindi. Wagiye witwaye ugarutse utambitse, umutwe wari muzima, mu gitondo urawuteruza amaboko. Ndabakunda cyane mu izina rya Yesu, kandi na Yesu arabakunda. Abazaniye iri jambo nyiraryo arahari. Niyo bamwe bagenda kuko Satani ntabwo ashaka kubumva, ariko Imana yo mu ijuru ibagire neza mu izina rya Yesu. Tugiye gusohoka dusome Abakorinto ibice 10 murongo wa 8 kugeza kwa 11. Bambere igice cyaho ni cya 10 murongo wa 8 umurongo wa 8 kugeza kwa 11.
kandi nashatse kuvuga ku bintu bitatu gusa. amagambo Komeza. agira ati kandi ntimugasambane Kandi ntimugasambane nk'uko bamwe bo muri bo basambanaga nuko bamwe bo muri bo basambanaga bigatuma hapfa abantu inzovu ebyiri n'ibihumbi bitatu bigatuma hapfa abantu inzovu ebyiri n'ibihumbi bitatu umunsi umwe. Ibihumbi 27 nizo nzovu ebyiri. Ibihumbi 27 byapfuye umunsi umwe, Imana ibishoboye gusambana. Komeza. kandi ntimukagerageze umwami wacu Kandi ntimukagerageze umwami wacu nk'uko bamwe bo muri bo bamugerageje nuko hari abajya bamugerageza bakicwa n'inzoka. abo bishwe n'inzoka. Ntimukivovote Kandi ntimukivovote ngo mwitotombe nk'uko bamwe bo muri bo nuko bamwe bitotombaga bivovose bakicwa n'umurimbuzi. bakicwa n'umurimbuzi. Abantu muri iyi minsi barimo kwitotomba ngo ibigori byabuze isuku kuko mubifite, ariko kwitotomba kwabaye kwitotomba. Imana yarabahemukiye yabahaye ibiryo, bari kwitotomba ariko ayayayayayay. Isengesho ry'umuntu witotomba ntabwo rigera imbere y'Imana Data. Yemwe nashatse kongera kuvuga kuri iri jambo ngo ntimugasambane nk'uko bamwe bo muri bo basambanaga barangiza hagapfa 27 umunsi umwe. Mu minsi yashize Imana yarutse kwimishurira icyaha cy'ubusambanyi, irambwira ngo nicyo cyaha gikorwa mu buryo butatu: gikorwa mu mubiri, kigakorwa mu maraso, kigakorwa no mu mwuka. Irambwira ngo kandi umuntu ugikora ngabanza kwiyambura. Njyewe ngira ngo ni ukwiyambura umwenda bisanzwe. Irambaza ngo iri jambo kwiyambura warisobanukiwe? Nshaka kwiyambura ngo narisobanukira, ambwira ngo oya, ngo rejya ngo ndikubwire ngo umuntu wese ukora icyo cyaha aba amaze kwiyambura ubwiza bwanjye. Kwiyambura ubwiza bw'Imana wamaze kwambara Satani. Ibitekerezo byawe byose, halo, mumbwire ngo waremewe gusa n'Imana. None yakuremeye gusa nayo, waremewe gusa n'Imana, ariko iyo umaze kwiyambura ubwiza bw'Imana ubwo usa na so Satani, kuko niwe mwanzi w'ibyiza. Uyu mugoroba rero Imana igutumyeho ijambo ryayo ritari iryo kugucira urubanza. Twatangiye tubwizanya ukuri ngo ntabwo yaje kugucira urubanza, nanjye ntabwo naje kugucira urubanza rwose, nta nubwo naje kugutesha agaciro, ahubwo nkuzaniye ijambo ry'Imana kuko rirambwira ngo abamwemeye yabahaye ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana. Yesu aragushaka kuri uyu mugoroba, mvuye mu byaha mwere Data. Badusomera amagambo dusanga mu Migani 28 umurongo wa 13 n'uwa 14. Imigani ibice 28 umurongo wa 13 n'uwa 14. Ubundi dusenga Imana abantu bataye hakiri kare. Reka dusome mu izina rya Yesu. Dusoma mu izina rya Yesu. Umurongo wa Imigani 28:13 na 14. Uhisha ibicumuro bye ntazagubwa neza. Uhisha ibicumuro bye ntabwo azagubwa neza. Mbarizo mwicaranye ngo Imana wayihisha he? Uhisha ibicumuro bye ntabwo azagubwa neza. Umugabo wawe wamuhisha, umugore wawe wamuhisha, ababyeyi bawe wabahisha, ariko Imana nta hantu wayihisha. Rero riravuga ngo uhisha ibicumuro bye ntabwo azagubwa neza. Komeza. Ariko ubyatura akabireka azababarirwa. Ariko ubyatura akabireka azababarirwa. Nababwiye ngo ntago naje kubakoza isoni, sinashaka rwose kuza ngo ubimbwire, ahubwo wowe n'Imana yawe urumva wayihisha hehe? Mbese wakiriye Yesu kariwe ubabarira ibyaha n'ibicumuro, imbabazi ze zihora witeka ryose? Wabura ahangaha se wari utari wamwakira ukamwiyakira kuri uyu mugoroba? Reka mbabwire, niwe wenyine ukuraho ibyaha by'abantu binyuze mu maraso yavuye ku musaraba i Golgotha. Ageze ku musaraba arambura amaboko arahamagara ngo mwese nimuze.
kugira gutya bisobanura ngo mwese muze ntambwe ku bwanyu. Waba uri ahangaha ushaka kwiyakirira Yesu ngo ibya kera byibagirwe, we ntabwo agira inzika nk'umwana w'umuntu. Niyo waba waramubaje inshuro 50, niyo waba waramubaje inshuro 1000, uyu munsi arakubabarira kandi akubohore, agukureho imyaku yose, agukureho imivumo yose, agukureho ibyakugendagaho byose. Niba wenyine ugiye kubohora muri uyu mugoroba. Waba uri ahangaha ushaka kwiyakirira Yesu, zamura ikiganza cyawe. Ntabwo bikojeje isoni, ntabwo bikojeje isoni. Twese nuko twamwakiriye. Haleluya, twese niko twamwakiriye. Bibiliya tubwiye ngo uhisha ibicumuro bye ntabwo azagubwa neza. Ngwino winjire mu rugo rw'Imana, inyuma ni habi. Ngwino winjire, ngwino winjire mu rugo rw'Imana, inyuma ni habi. Ngwino winjire, oh, ngwino winjire mu rugo rw'Imana, inyuma ni habi. Ngwino winjire yo, ngwino winjire mu rugo rw'Imana, inyuma ni habi. Ngwino winjire, haleluya, ngwino winjire mu rugo rw'Imana, inyuma ni habi. Ngwino winjire yo mu rugo rw'Imana, inyuma ni habi. Ngwino winjire, oh, wa mutamu we, Yesu aragushaka. Ngwino wihane, oh, babarirwe yo. Winjire mu rugo rw'Imana, inyuma ni habi. Ngwino winjire, oh, wa mukobwa we, nawe Yesu aragushaka. Ngwino wihane, oh, babarirwe yo. Winjire mu rugo rw'Imana, inyuma ni habi. Oh, wa musore we, nawe Yesu aragushaka. Ngwino wihane nawe, oh, babarirwe yo. Inyuma ni habi. Ngwino winjire, oh, ngwino winjire mu rugo rw'Imana, inyuma ni habi. Ngwino winjire, ngwino winjire mu rugo rw'Imana, inyuma ni habi. Ngwino winjire, oh, inyuma ni habi. Hari ubwicanyi, inyuma ni habi. Hari ubusinzi, ngwino wihane nawe, oh, babarirwe yo. Winjire mu rugo rw'Imana, inyuma ni habi. Ngwino winjire, oh, wa musore we, nawe Yesu aragushaka. Ngwino wihane nawe, oh, babarirwe yo. Ngwino winjire mu rugo rw'Imana, inyuma ni habi. Ngwino winjire, oh, ngwino winjire mu rugo rw'Imana, ngwino winjire mu rugo rw'Imana, inyuma ni habi. Winjire, haleluya, mu rugo rw'Imana, inyuma ni habi. Oh, wa mukobwa we, nawe Yesu aragushaka. Wa musore we, nawe Yesu aragushaka. Ngwino wihane nawe, oh, babarirwe yo. Haleluya, mu rugo rw'Imana, inyuma ni habi. Ngwino winjire, oh, ngwino winjire mu rugo rw'Imana, ngwino winjire mu rugo rw'Imana, inyuma ni habi. Ngwino winjire, haleluya, mu rugo rw'Imana, inyuma ni habi. Ngwino, haleluya, haleluya. Reka mbabwire, buriya Imana ntabwo yabona uyu murimo ukorekeye ahangaha ngo ibone abadamu n'abasore n'abagabo bafashe umwanzuro ngo nidusenge twiba amatwi. Ntabwo bishoboka. Haleluya.
ntabwo ndababwiza ukuri ikintu cyatumye cyagiye mbahanurira namara guhanura bugaca mu gitondo imvura mukayibona nuko nabwirije abantu 33 bakira Yesu umwami n'umukiza nanjye ndangije njya kwishyuza Imana ndayibwira ngo nakuvuze uko ukwiriye kuba nawe ntukoze isoni uri Imana yanjye ntabwo yadukoze isoni kuko Imana jambo ry'Imana ntirizagenda ubusa oya ntibishoboka ntirizagenda ubusa ndabarahiye jambo ry'Imana ntirizagenda ubusa oya ntibishoboka ntirizagenda ubusa oya jambo ry'Imana ntirizagenda ubusa oya ntibishoboka ntirizagenda ubusa ndabarahiye ntirizagenda ubusa ntibishoboka ntirizagenda ubusa oya wasanga umusigaye aho ngaho ufite irara bikunikagura niko ndimo kubyumva bikaba bikubwiye ngo were kujya kubimenera ibanga iri joro wagera bitakubiza urufuro warangiza ngo nibaze bagusengera watambuka ubyakira Yesu umwami n'umukiza tugiye gusenga Imana tugiye gusenga Imana waba usigaye tugiye gusenga Imana zamura ibiganza byawe uvuga ngo mwami Yesu ndagushimira ko wampfiriye ku musaraba amaraso yawe niyanyezaho ibyaha byose naracumuye mu byo natekereje mu byo navuze no mu byo nakoze Yesu mbabarira si amazina yanjye mu gitabo cyo kurimbuka unyandike mu gitabo cy'ubugingo buhoraho Yesu kuva uyu munsi ndakwakiriye ngwino uture muri nge umpindure igikoresho cyawe mpindura igikoresho cyawe Yesu ngwino uture muri nge umpindure igikoresho cyawe unyuzuze umwuka wawe wera unsindire Satani n'abadayimoni n'imandwa zose izangendaga ibyo bantongera n'ibyo mu miryango y'iwacu ibyo abasogokuru n'abasogokuruza byose ndabihakanye byose ndabihakanye byose ndabihakanye byose ndabihakanye Satani n'imirimo yawe yose uyu munsi ndayihakanye ndi umwana w'Imana kandi ndi icyaremwe gisha urakoze ko mbabariye Yesu amen data mu izina rya Yesu sengeye abajana n'abagaragu bawe bakiriye Yesu umwami n'umukiza kuva uyu munsi ubuzima butangire guhinduka mu izina rya Yesu rifite imbaraga ubarwanira intambara zose inini n'intoya tanga amahoro mu mitima yabo tanga amahoro mu ngo zabo mu izina rya Yesu utanga umunezero mwami wanjye menyekane kuri Imana dusenga urakoze kuba bohoye urakoze kuba kijije kandi kubarwaniye intambara mwami hari ifoto y'urwibutso igaragaye muri kino kibuga kuri uyu munsi nanjye ndasenze wohereza abamarayika bawe bazenguruke mu izina rya Yesu bagere mu ngo zabo utangire kurwana intambara mu izina rya Yesu urakoze mwami kuko bababariye kandi bakije mu izina rya Yesu amen.